Mesaje Imana igufitiye uyu munsi. Muzarinda imvi ziba uruyenzi nkibaheka. Ni jye waremye, ni jye uzaheka. Ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Imvi zawe zizarinda ziba uruyenzi. Muri make uzarinda usaza ugendera ku gakoni. Imana ikikurinze. Aho nkusubiza amaso inyuma utekereza ukivuka. Ugenda utekereza ubuzima bwose wagiye ucamo, ukura, ukivuka, kugeza ugeze aha ngaha ugeze none aha ngaha. Ibyiza waciyemo, hari n'ibibi waciyemo. Ariko ibyo byose ntibyakubujije gukomeza kubaho. Nubwo hari ibibi wagiye ucamo, hari imbaraga zibyihishe inyuma zatumye ubicamo ugakomeza. Kuko hari abatarigeze babirenga. Ku munsi hapfa abantu 150 birenga. Ariko wowe ugakomeza kubaho kandi nta kintu wabiguze. Uzi ko bamwe muri twebwe Imana yagiye iturinda tutaranayimenya. Ndabizi nawe ko ariko bimeze. Hari ibintu byinshi wagiye ucamo ubyibuke neza ukabivamo uzi ngo ni amahirwe ugize kandi ari Imana yabikunyujijemo. Imana mu ijambo ryayo rivugiye ngo imvi zacu zizarinda zihinduka umweru z'uruyenzi ikiturinze. Bivuze ngo nujya gucika intege ukumva nyine ubuze ibyiringiro, uzibuke yuko umuntu wenyine utemerewe kwiringira cyangwa se umuntu wenyine utemerewe kugira ibyiringiro ari uwavuye mu mubiri. Iryo ni ijambo ry'Imana ribivuga. Bivuze ngo umuntu wese ugihumeka aba ashobora kugira ibyiringiro kandi bigakunda. Nuramuka unyuze mu bihe bikomeye uzibuke yuko Imana kuva ukivuka yagiye ikurinda. Se ukibaza yaba yaraguturikije hariya hose ikakugeza aha ngaha, ngaha ngaha aba ariho uzananirwa? Oya, n'aha ngaha izahakunyuza ukomeze. Wicika intege, komeza urugendo. Yatangije urugendo muri wowe n'izarusohoza. Kandi imvi zawe zizarinda ziba uruyenzi ikikurinze. Shalom.